muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu, ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wa akadomo radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Je ndi mu ntara ya Muyinga, aho bita muri komine Giteranyi, aho bitatura. Ndi hano Kampala, Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radiyo, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Murisanga. Mu Rwanda hari abavuga ko inkwano isa n'iyabaye ikiguzi. Umwe muri bo ni umunywanyi w'ijwi ry'Amerika, Twagirayezu Marcel w'Ikibagabaga i Kigali. Turashaka ko mwazadutumirira abantu bafite aho bahuriye n'umuco nyarwanda, tukababaza ibibazo ku bijyanye n'inkwano mu Rwanda, kuko usanga inkwano itakiri inkwano ahubwo wagira ngo ni ikiguzi. Ni uguciriranwa nk'uko umuntu ajya ku isoko akagura ihene, akagura inka, akagura ibijumba byo kurya. N'inkwano muri iki gihe mbona wagira ngo ni uguciriranwa, aho usanga umuntu avuga ati umukobwa wanjye namutanzeho ibi n'ibi, ntabonye inka n'amafaranga angana atageretseho, ntacyo twavuga. Ukabona ni inkwano, ni ishimwe. Cya kabiri kigaragara, usanga bavuga ngo ni ikamba ry'uburere bwiza. Ukibaza, abahungu ntabwo turerwa, twebwe abahungu baratworora, bafite amafaranga batwororeramo, ntabwo batureze. Nuko rero byifashe, maze turagenda turasoma, dusanga Rwamureke, umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo, ivuga iti ahubwo inkwano yari ikwiye kuvaho igafata indi sura ahubwo. Niyo mpamvu twabatumiriye Venanti Nzabonimana, umuyobozi wa Rwamureke. Hagati aho ariko nari nasabye n'umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco y'u Rwanda kuza muri iki kiganiro, agira gutya kuva kuwa gatanu aranyihorera, nta gisubizo yampaye, ntacyo. None rero mbanze mbashimire cyane, mwanditse muri benshi kuri Facebook y'ijwi ry'Amerika, mwese mushaka kuza muri iki kiganiro. Nagira ngo mbisegureho, mwese ntabwo twabonera umwanya, muri benshi beza kandi. Niyo mpamvu nanabasaba ngo uwo duha ijambo wese agenda bandura kugira ngo dushobore guha ijambo abenshi uko bishoboka. Mbazanire rero umushyitsi. Venanti Nzabonimana, urahura akomeye? Raho Kamirindi. Yego turakomeye natwe. Tumeze neza natwe. Nuko Imana ishimwe. Ndagushimiye rero uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'inkwano. Bamwe bavuga bati isa n'iyabaye ikiguzi, n'abanditse kuri Facebook ijwi ry'Amerika benshi barabyemeza. Nuko mwebwe rero muri Rwamureke musanga idakwiye kugumaho, nukubera iki? Umuvandimwe ngira ngo bamaze kubivuga mu kanya. Inkwano iyo urebye usanga mu gihe turimo isigaye ku izina, ariko yarahinduye isura, kuko turakosha turakwa, ariko mu by'ukuri wareba icyo bivuze wagishaka rimwe na rimwe ukakibura. Ugasanga rero tugendera ku byahise cyane, tuvuga ngo ni umuco, inkwano ni umuco, ariko wareba uwo muco ugasanga ahanini hari uburenganzira bw'umuntu cyangwa bw'abantu ugenda uhonyora. Icya mbere
umukobwa ugiye gushyingirwa tumubonamo umukobwa ufite uburenganzira nawe ufite ububasha akagira ubwenge akagira n'uburenganzira bwo kubaho. ariko inkwano twaje kugenzura dusanga nk'abantu twimakaza ihame ry'uburinganire hari abayuririraho akavuga ngo naragukoye ngufiteho ububasha yamara kugera mu rugo akumva ko agomba gukora ku mugore ibyo ashaka byose kubera yuko yamukoye. icyo ni kimwe. icya kabiri ni ukuvuga ngo inkwano iyo tuyirebye mu mateka nibyo uko babivuga ubundi cyari ikima neza cy'umubyeyi wareze umukobwa. ariko icyo gihe iyo turebye uburyo ubukwe bwakorwaga umukobwa ntiyanamenyaga aho azashyingirwa ntitugera mu bihe bya mbere y'abakoroni. umukobwa ntiyamenyaga uzamurongora yamenyaga uzamwakira gusa imiryango niyo yumvikanaga ikajya hariya ikunga ubumwe yarangiza igahana abageni. umuhungu nta ruhare yabigiragamo, umukobwa nta ruhare yabigiragamo. ariko noneho iyo urebye muri iki gihe umukobwa n'umuhungu barakundana, bamara gukundana ahubwo bakaba ari bo babwira ababyeyi bati nimudushyigikire dushobore kuba twashyingirana. abifite barabikora nta kibazo gihari. ariko hari aho ugera ugasanga ntabwo ufite inkwano, wasanga utayifite bakakubwira bati wowe umukobwa wacu ntabwo tuzamugushyingira. wa mukobwa abujijwe bwa burenganzira bwe bwo gushyingirwa kandi itegeko rirabumwemerera. ugasanga wa muhungu nawe abujijwe uburenganzira bwo kuba yarongora kandi nawe afite ubwo burenganzira bwe, itegeko rirabumwemerera. noneho ugasanga na rya hame ry'uburenganire rihonyorwa kubera yuko umuhungu niwe wagiye gusaba akajyana ya nkwano bagurishije isambu ya se cyangwa se nawe agurishije ibye kugira ngo abone ya nkwano. ugasanga iryo hame ry'uburinganire ntabwo ryubahiriza. ikindi ureba usanga umukobwa nawe muri kwa gushaka gushyingirwa hari igihe asenyera iwabo, kuko ibishyingiranwa agomba gutwara ni ibishyingiranwa bigomba ngo gutuma agira agaciro imbere y'umugabo. reka tuze kubigarukaho venanti, reka tuze kubigarukaho n'abanywanyi kuko ari benshi cyane bategereje. yego turaza kubigarukaho, ariko hari akantu uvuze k'umugore iyo akowe muri ubwo buryo atagira agaciro mu rugo. hari umurundi witwa Claude Niyongabo yanditse ati nibashaka bazaduca ahubwo na 5,000,000 tuzayatanga, ariko babitomore neza ko tuzaba tuguze kugira ngo ashitse mu rugo amenye neza uko azifata, uko azokwifata, kuko bibaye ngombwa tuzobagurisha natwe turonse undi mugabo atwungukire. ngizi ingaruka z'ibi bintu uko uri kubivuga. noneho reka duhe ijambo Nzamwita, arategereje ku murongo. hagati aho mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nzamwita. yego. uraho neza? muraho. umwanya ni uwawe, ariko uvuga ijambo rigufi cyane kugira ngo duhe n'abandi umwanya. yego, ni igitekerezo. nanjye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo urebye usanga impano ari ikibazo kigenda kirushaho kugenda gikomera. komera ndakumva. yego, kubera ko uko umukobwa umukoye ni nako mbese bibyara amakimbirane mu muryango, cyane cyane ko abantu baba babikomeje cyane, aho bajya mu biciro, umwe akavuga yashatse n'undi akavuga yashatse. bituma rero agaciro k'umukobwa cyangwa k'umutegarugori kagenda kagabanuka uko bwije n'uko bukeye, bitewe n'icyo kibazo cy'inkwano. hari hakwiye kurebwa uburyo imiryango
yajya yubakira abana ititaye kuri ibyo bintu, abana bakundanye bakabana, kuko niba bakomeza kwita kuri icyo kintu cyane, ni nayo mpamvu imiryango myinshi igenda isenyuka, kuko buri wese agenda areba inyungu ze, niba nta nyungu yabikuyemo akarushaho kurakara, mbese ibibazo bikarushaho kuvuka. Ariko niyo hazajya habaho ubwumvikane, abana bakundanye bakabana, yumva rwose nta kibazo. Murakoze cyane. Nzamwita, nawe ndagushimiye cyane. Yego murakoze. Ijwi rya Amerika, duhamagare na Andre, maze umutumirwa Nzabonimana Venanti aze kugira icyo avuga nawe amaze kuvuga. Andre, uraho neza? Ndakomeye. Nuko ndumva uvuga Ikirundi, uri mu Burundi? Yego, ndi mu Burundi, mu ntara ya Gitega. Ye, umwanya ni uwawe, ariko uvuge ubandura. Murakoze cyane. Tugiye kure bijyanye n'inkwano aho tugeze ubu muri iki gihe, usanga umengo ubu ndabifata ko umengo ni urudandazwa rw'abantu, kubera umuhungu ahari arashima umwigeme, aho bogiye kugera aho bakamubwira nabo bakugwabo, ugasanga umuhungu bamuca umurengera, bakamuca umurengera, ugasanga umengo ni uguciriranwa, aho kumengo ni urudandazwa. Muri icyo gihe uca usanga n'ingo z'ubu zitagikomera kubera iki, zirasambuka cyane, kubera ko umuhungu wewe aguma abona yuko umengo mu bisanzwe yaribwe, ni ukwibwa, mengo yaraguze umuntu, nawe umaze kumugura umukozi icyo ushaka, umukora icyo ushaka. Ni ukuvuga ko ni kwa kuntu za nduru zamaze ariko ziranduka, ya matati aguma yaduka mu ngo. Ye, urakoze cyane Andre. Urakoze cyane namwe. Venanti, uyu muntu azanyemo akandi kantu gashyashya, ati ni urudandazwa rw'abantu. Murabibona mute muri Rwamureke? ndakumva rwose. Ndere yarakoze kuba azanyemo iki kintu gishya, nzamwita we, ndi kumwe nawe 100%, kubera ko buri wese uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa. Ahasigaye tukorohereza abakundanye bagakundana, tukabubakira bakubaka. Ibirebana n'ubudandaza, urebye iyo bageze mu biciro bagatangira kuvuga ngo nangahe, na Andrea nawe turemeranya, kuko urumva niba umuntu bavuga ngo nimutaduha ibi aya ngaya, cyangwa nimutaduha inka zingana gutya, ntabwo tuza kumubashyingira, ni ikibazo gikomeye cyane. Haba harimo gucuruza. Gucuruza abantu rero nabyo ni amategeko, hari amategeko abihanira. Nibaza ko nabyo byagombye kugenda bikarebwa neza, ku buryo dushyiraho n'iryo hame ry'uburinganire. Hari amategeko nayo abugenga, ku buryo dushobora gushyingira abana bakagira urugo rwiza. Radiyo Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ni ikiganiro muri Isanga. Turaganira ku kibazo cy'inkwano, uko twari twateganije kubivuga mu Kinyarwanda, gukora ikibazo cy'inkwano mu Rwanda, ahubwo no mu Burundi baravuga bati yewe no mu Burundi niko bimeze. Nuko kuri telefone dufite Mohamud. Ni alo. Uraho neza? Turaho, turashimira Imana, namwe muraho? Yego turaho. Uherereye hehe? Ndi mu Burundi, i Bujumbura. Ye, umwanya ni uwawe ariko wihuta. Bibaza ko ku byo nari nasomye ni intererano ku bijyanye n'ibijyanye n'abantu baba bashaka kubakana, nibyo? Yego. Inkwano. Ku bwanjye icyo mbona kuri ibyo, muri ino myaka yacu, nko ibice 60 cyangwa 70 tunavuge, ni nk'urudandazo baba bariko barakora kenshi. Rero utwo tukiri imisore ntitworoherezwa kenshi, usanga barashakanye n'umukobwa ugiye iwabo, inkwano bakubwira, n'umukobwa akubwiwe inkwano akubwira, ugaca ubona yuko n'ibintu vya mariage no mu mutwe bigaca bikuvamo. Rero ivyo bibaye uko nicyo gituma uno munsi muri ino myaka ubona ubusambanyi bwabaye ndate, kuko abahungu tuvuga ko mu bijyanye n'inkwano ni nk'uburemere batuzaniye. Nuko bikagira ingaruka ku busambanyi gute? Ingaruka? Bigira ingaruka z'ubusambanyi gute?
ingaruka zabyo ni ubwo busamba nyine haca hazamwo n'indwara abana byavaye mu nzira zidaciye zitari inzira z'amategeko nizo ngaruka mbi muri bino bihe tubayemo kubera ibintu bijanye no kubakana barabishyizemo ibintu byinshi by'uburemere byinshi bikomeye cyane rwose ejo oye bibaye uko oye ubusambanyi buca buba bwinshi. Ye Muhammad urakoze cyane, ndagushimiye igitekerezo cyawe. Yego. Ye hanyuma igitekerezo cyanjye genda nishatse kuvuga mwo abavyeyi rero nabo nyene borabukura ukuntu nyene borohereza abana mbere bakanabafasha iyo baba bashatse kubakana bakanabaterera bati muri ibyo kugira bubakane bice n'amategeko aheze bagira umuryango mwiza uciye n'amategeko n'Imana ibyo oye ibyo bibashimira kandi ni nabyo Imana ishaka. Ye urakoze cyane muri make. Ye Muhammad urakoze pe. Nuko Venanti hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya Muhammad? Igitekerezo cya Muhammad icyo nakivuga warakoze cyane ni ukuvuga ngo ingaruka ishobora kugira ni uko hari abashobora kwiheba ntibashobore kuba bashyingiranwa uko bikwiriye, hakaba hari abafata inzira y'ubusamo ndetse bakagenda batanyuze mu mategeko kandi ishingirwa ryemewe ntirinyuze imbere y'amategeko. Icyo ni kimwe nakongeraho. Ikindi ni uko muri kwa kwiheba hari abantu bageze igihe bakavuga ngo ariko si ubundi ngo ko ntateze kuzabona inkwano. Ubwo busambanyi avuga bushobora kubaho pe, bikaba ingaruka byo kuvuga ngo ntacyo nkimaze ubwo ntashobora kuba umugabo ubona inkwano, reka ngende njye gushaka abo nibanira nabo. Uyu munsi akabana n'umukobwa avuga ngo ni umugore, ejo akaba yamwirukanye, ejo bundi agashaka undi, ejo bundi akaba yamwirukanye kuko nta n'amategeko azamurengera. Ndumva ari icyo ngicyo nabivuga. Radiyo Ijwi ry'Amerika, hari umunywanyi w'Ijwi ry'Amerika nawe wanditse ati ariko se babonye n'igitoro n'ibiciro by'ibiribwa byaduze nabo baca baje inama ngo yo kuduza inkwano. Mu magambo make ni nkaho yavuze ati ubungubu se ibiciro by'ibiribwa n'ibiciro by'ibitoro bizajya bizamuka nabo bazamura ibiciro by'inkwano. Nuko kuri telefone dufite Ndikumasabo Godefroid. Ndikumasabo. Yego. Uraho neza? Ndaho neza. Uherereye he? Ndi Nairobi muri Kenya. Muri Kenya. Nuko igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane. Igitekerezo cyanjye mu magambo magufi. Komeza Ndikumasabo. Ndagomba mu ndarize umutumiza wacu. Arakuva rwose. None se ko baza bavuga ngo inkwano n'agashimwe, hanyuma tukaba twiza turabona hirya no hino mu migenzo y'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda kuko nicyo kimwe, hariho ababyeyi bamwe abana bajyaga bumvikana inkwano ariko ababyeyi bakaba intambamyi bakavuga ngo ayo mafaranga ni makeya. None se agashimwe barajya bakanka cyangwa agashimwe ko kaba kari kose umuntu aragatora. Urakoze cyane. Igitekerezo cyanjye cya mbere. Yego, wari ufite n'icya kabiri? Nayo n'icya kabiri nagomba kugira nk'inama kumbura ababyeyi, iyo abana bumvikanye ati duhurije kuri iki kintu iki bajye bareka kuba intambamyi, bajye batworohereza rwose. Murakoze. Urakoze cyane Ndikumasabo. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Venanti we nawe rero wamwumvise. Kuvuga ngo agashimwe nta n'uvuga ngo urabiki. Ushima kuko ufite icyo ushima, noneho wowe ukaba ari wowe ugena. Ikibazo rero cyo mu nkwano ni uko utanga inkwano ntabwo ari ugena. Ugena n'usaba. Ni nko kuvuga ngo niho tuvuga ngo ni urudandaza cyangwa se ni ubucuruzi. Niwe usaba wavuga uti mfite ibingibi bikeya, akaba atabyemera. Ariko mu by'ukuri uko byakagombye kugenda, ishimwe ry'umubyeyi ni ukuvuga ngo yakagombye kuba ari irituruka ku mutima wa wundi ugiye kubitanga.
nahoze mvuga yuko umuhungu n'umukobwa aribo bakundana, bakaba bashobora kuvuga bati iwacu, umuhungu akavuga ati ababyeyi b'umukobwa bambyariye umugeni, reka mbashimire. Umukobwa nawe akaba yavuga ati reka nshimire ababyeyi bambyariye umugabo. Hagati aho ngaho bikaba impande zombi ntibibe n'uruhande rumwe. Ahasigaye ababyeyi bakabashyigikira mu gikorwa cyabo, niba bafite ibyo bafite bashobora kuza bagashyira hamwe kugira ngo ubukwe bube, bakaba babafasha, noneho ubukwe bukaba, bakabashyingira, bakabubakira, bakabashyigikira. Ni uko nguko natwe tubyumva. radiyo ijwi ry'Amerika abamfasha bambwiye yuko bamboneye umuntu uri muri Somaliya. Ntibisanzwe ko tubona abantu bari muri Somaliya. Yitwa Benjamin. Benjamin, uraho neza? Ndashima Imana. Urakora iki muri Somaliya? Nk'uko bisanzwe nagiye ku rubuga nza kubona ibintu byerekeye ibyo gushingirana ngo basigaye basaba inkwano y'umurengera. Yego, ariko ntabwo mbwiye icyo ukora muri Somaliya. Nsanzwe nyine ndi mu ambasaderi, ndi umusirikare. Uri mu butumwa bw'amahoro? Yego. Komera ku muheto. Yego cyane. Bandanya. Yego, ndabumva kare nari kunuze nza kubona ubutumwa bwari kunuze kutava Facebook ya Amerika. Bavuga ivyerekeye gusaba ingene basigaye baduza basaba inkwano y'umurengera. Yego. Ndasoma komantere zimwe na zimwe mbona ubundi bwo ku ruhande rumwe bwavuga ati bamwe niba basaba bashake basaba inkwano nyinshi ariko babe ababo bamere nk'ababaguze. Halo? Yego, ndagukurikira Benjamin. Yego, ariko mbona ibitekerezo ni byinshi, nanjye mvuga ati ngomba nanze kugira nange nomero ryanze gushyiraho igitekerezo cy'iwanje mu gihe ngira amahirwe yo kumpamagara. Yenda agize amahirwe ko mumpamagaye nanjye mfite nogezaho. Nanjye uko ndabibona icyemezo cy'ibyo inkwano nti gusaba umuntu nk'umugenzo wo gusaba nk'uko twawusanzeho nk'abantu mu Banyarwanda urahari uwo mugenzo, no mu Barundi urahari. Mbese n'isi yose ngira uwo mugenzo usanzwe uhari, kuko ntabyo sindabizi ko sinatembereye cyane ngo ngere mu bindi bihugu bikomeye cyane, ariko cyozi cyoco mu bintu byo gutanga inkwano byari kuba byakabaye ibintu byo kugira bagize urugendo rwo hafi, batarinze kuvuga ati ngo bagomba basaba miliyoni n'amamiliyoni. uko tubayeho abantu bose barabizi. Ni ukuvuga ko abantu benshi mudafite ubushobozi bwo kubona amamiliyoni. Ubwo bushobozi nta buhari, ibyo ndabizi, ndabyemeranya. Nyambaje ntushobora kuyaronka, ariko mfise n'abavukanyi bashobora kuba batoyaronka bivanye n'uko bimeze. Ushobora gushima umwana w'umukobwa w'ahandi hantu bahaguca inkwano nyinshi ugasanga bipfiriyemwo, kandi byetse no gupfiramwo uko nyene ugasanga bivuyemo kwa gucikirana, ugasanga umukobwa yaragukunze nawe waramukunze, ababyeyi bakabimboga, hakaba ubuntuze intambamyi y'abavyeyi, ugasanga habaye ibyo gucikirana. Nanjye ibyo muco wo gucikirana ntabwo ndawemeranya. Ndenza ko Benjamin urakoze cyane. Ndabumva cyane. Urakoze rwose. Yego, nawe murakoze cyane. Ubutumwa bwiza rero aho ngaho muri Somaliya. Nukuri turashima, nawe mugira ubundi mukomeze cyane kuza murabikurikirana, ariko impanuro nk'uko namwe namvise murabahinga kubyo bintu, ntihenze gato munyibutsa ikintu mwari mujejwe kuri ibi bintu nyene. Nuko ngaho rero umunsi mwiza. Radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda. Niko Venanti, uriya munywanyi w'ijwi ry'Amerika yigeze kuvuga akantu ati ngo ni gushimira ababyeyi ko bareze neza umukobwa. Ati twebwe se ntiturerwa? Abahungu twebwe ntiturerwa? Ako ngako ko mukavugaho iki? Nari maze kuvuga yuko icyatabaye cyiza ari uko ari umukobwa arakunda,
afite uburenganzira bwo gukunda, ari umuhungu afite uburenganzira bwo gukunda, ari abakobwa muri iki gihe abenshi nabo barakora bakinjiza amafaranga, n'abahungu nabo barakora bakinjiza amafaranga. kuki ababyeyi batashyira hamwe bakavuga bati tugiye gufasha abana, noneho b'abana umuhungu agashimira ababyeyi b'umukobwa ko bamuhaye umugeni, n'umukobwa nawe akaba yashimira ababyeyi b'umuhungu ko bamuhaye umugabo. icyo ni ikintu cyakabaye cyiza abantu bose bakabyumva kimwe, ariko yaragarutse Benjamin yaragarutse ku kintu cy'ubushobozi, ahubwo kugira ngo mbwire abatuteze amatwi ko hasigaye hari ubundi buryo bwo gukwa, aho umuhungu ashobora kuba ntayo afite cyangwa se adafite inkwano zihagije, umukobwa ayafite, bakiherera umukobwa akayaha umuhungu cyangwa akamuha inkwano akamubwira tuzajye gukwa iwacu. niba rero izo nkwano arizo dutegereje kandi turambirijeho tuvuga ngo ni ikima neza cy'umubyeyi, urumva inzira biba byagombye kunyura ziba atari zo. niyo mpamvu rero tunakagombye gufasha abandi kugira abo bana kugira ngo banyure mu nzira za nyazo, aho kugira ngo tunyure mu nzira zibajyana kubeshya no kujyana mu buryarya. na hano kuri Facebook ijwi ry'Amerika hari umunywanyi witwa Ngendahimana Emmanuel nawe yavuze ati hari n'abakobwa bikwa. naho ku kandi gatekerezo nyine wari umaze gukomozaho ko gushyira hamwe, undi munywanyi w'ijwi ry'Amerika yanditse kuri Facebook yitwa Hakizimana Emmanuel ati jye mbona famiye y'umukobwa yagashatse nka 1 miliyoni n'iy'umuhungu igashaka 1 miliyoni, izo 2 miliyoni ebyiri zigahabwa uwo muryango mushyashya bagashaka icyo bayashoramo. hari kandi yongeyeho ati cyane cyane ko udafite mwene wabo nta kazi abona ko nta kandi kari ku ruhande, ariko igitekerezo gikuru ni ugufasha umuryango mushyashya gushinga intege. kuri telefone dufite Niyitegeka Jean Pierre. Niyitegeka we karame, urakomeye? turakomeye. uherereye he? Ndi Kigali Nyarugenge Gitega. ndumva uri kugenda. yego ndi kugenda, hari ahantu gato nari ngiye. nuko umwanya n'uwawe rero, ariko uvuge ubandura. yego urakoze. ni ukuvuga ngo ubundi ku musore n'umukobwa ubundi aba ari umuryango mushyashya uba ukeneye gushyigikirwa kuruta uko yaba ari umuryango ahubwo basahura, kuko biriya aba ari nko gusahura. gufata umuntu niba ari umusore agize urugo rushyashya agiye gushinga, umukobwa bamuciye 2 miliyoni z'inkwano cyangwa 3, ubundi buriya ni nko kumusahura, kuko buriya uriya muryango mushyashya uba ukishakisha, uba utaramenya n'uko ibintu bimeze n'ubuzima bw'abantu babiri uko bubakwa. nkanjye rero cyane n'ingaragu, ariko ku bwanjye numva yuko ubundi bagakwiriye gushyigikirwa nk'uko umuvandimwe yari abivuze, bakazana nimba ari ugukwa ni ishimwe, ni nk'ubundi niko byahoze mu muco. yego ubundi noneho nyuma ahubwo bakaba babashyigikira kugira ngo bubake umuryango uhamye unafite n'icyerekezo, kubera ko imiryango yarabashyigikira kugira ngo bafate umuhungu umuciye 2 miliyoni 3 ngo ni inkwano, bifatwa nk'ikiguzi. ikindi inkwano yabaye amafaranga. yego Jean Pierre ndagushimiye cyane. yego Jean Pierre azanye akandi kantu ati ni nko gusahura urugo rumwe. nibyo Venani? none se urumva ibyo avuga bifite ishingiro, kuko niba umuhungu bamuciye inkwano nini, nawe afite ibyo ategereza ku mukobwa. inangaha mu bintu ategereza ko umukobwa azana amatora, akazana intebe zo mu nzu, akazana igare rishya, wanza hazageza igihe akazana moto cyangwa se n'imodoka. waba utabibonye, ni ukuvuga ngo bwa burenganzira cya cyubahiro cy'umugore ugombwa ntacyo uri bubone, kuko bavuga ngo ntacyo wazanye. icyo gihe rero ihame ry'uburinganire naryo ryapfuye, kandi ryishwe n'uko umuhungu yumva yaguhaye byinshi akaba agutezeho byinshi, kandi ibyo byinshi iwanyu yenda ntabyo bari bafite. urumva na cya kindi bavuga ngo ni ishimwe ry'umubyeyi ntaryo yabonye, kuko ya mafaranga yose uko yayabonye yayahaye umukobwa ngo najye kugura ibirongorano.
hari n'aho nasanze umukobwa yumvikana n'umuhungu aho kugira ngo bamukoshe, umukobwa akazabwira iwabo ati yarayampaye, bati warikosheje, ati ntabwo nari nzi uko bigenda. Urumva mu by'ukuri ni ugutinya ko bazamukosha agakoshwa menshi badafitiye ubushobozi, noneho agahitamo kujya guhishira mugenzi we kugira ngo batazamwota, bakavuga bati umuhungu udafite miliyoni yo kudukwera ntabwo tumukwera. Ariko hari n'izindi ngaruka nabonye. Umukobwa, hari abakobwa basigaye barahumutse kurwanirira uburenganzira bwabo, kandi yewe ndabyemera. Iwabo bakwanga inkwano, umukobwa agaca mu gikari agasanga umuhungu bakabana. Icyo gihe ababyeyi baza kurabukwa nyuma bakazagarukira abana, ariko bumva ko bakoze amakosa. Icyo kintu nacyo kirahari. Hari abakobwa rwose banga gushyingira ngo ntabwo babahaye inkwano zikwiriye, umukobwa agacaho akagenda agasanga umuhungu. Urumva rero muri iki gihe nuko dusigaye byose twarabicuritse, bagasezerana bakajya gukwa ari uko basezeranye, naho ubundi abatarasezeranye bagwa muri cya kindi twahoze tuvuga cy'ubusambanyi, akaba yamwirukana, akaba yamukoreraho ihohoterwa ku buryo wasanga atari umugore mu rugo wubashywe. Ariko rero ibyo umuvandimwe wacu n'itegeko yavugaga nabyo birumvikana. Ese Venanti, biriya nta tegeko ririho rigenga inkwano, kuki ridakurikizwa? Mu Rwanda rirahari, i Burundi ntabwo mbizi, ariko mu Rwanda irihari, nawe n'abantu ntabwo bashobora kurikurikiza kubera yuko iyo urirebye usanga ritajyanye n'ibihe turimo. Hari iteka rya minisitiri w'ubutabera, yego, baciye iteka bavuga yuko inkwano izaba ibihumbi 15 cyangwa se inyana bikaba ibyo. Ni iteka rirahari, ariko nta na hamwe ushobora gusanga barikurikiza, nta na hamwe. Kubera iki? Kubera yuko nyine imyumvire y'abantu ntabwo igengwa n'itegeko, igengwa n'iyo myumvire nyine. None se itegeko iryo teka ntabwo rigena ibihano? Ibihano ni ndetse ujya kurega ntawe uhari. Iyo bigenze gutyo barinumira bagaceceka, nta mwana ushobora kujya kurega iwabo ngo banyimye iki n'iki, baramubwira bati genda, nushaka ugende. Ibyo rero nabyo ntabwo ari itegeko risa nkaho rifite ububasha ku bantu bose. Aho ngaho niho hari ikibazo. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga, turaganira ku kibazo cy'inkwano cyane cyane mu Rwanda, nabyumvise no buriya no mu Burundi ni ukuzabishakira umwanya. Umutumirwa ni Nzabonimana Venanti, ni umuyobozi wa Rwamurek, umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu Rwanda. Kuri telefone dufite Twagirayezu Marcel, niwe ntandaro w'iki kiganiro, na Igira uko ishaka. Igira uko ishaka we ube wihanganye, tubanze duhe ijambo Twagirayezu, ariko ntugire aho ujya. Twagirayezu we, muraho neza nyakubahwa Tomasi? Uraho neza nyakubahwa Twagirayezu. Uri Kibagabaga i Kigali, uri umunywanyi ukomeye w'ijwi ry'Amerika. Twanyujejeho akajambo kawe gato mu kiganiro twigeze kugirana n'abandi banywanyi, hanyuma iki kiganiro uragisaba. Hari ikindi gishyashya ushaka kukizanamo wihuta? Yego, nihuse cyane. Ni ukuvuga ngo tuzi ko mu muco nyarwanda umuntu yakwaga inka cyangwa se umukobwa agakobwa inka, nyuma y'igihe runaka yaje ikabyara hakabaho indongoranyo. Ya ndongoranyo igihe ababyeyi b'umukobwa bakosheje bayijyanye ku mukwe, bikaba ari ibirori by'akataraboneka. None nk'uyu mugabo ukora mu bijyanye n'ihame ry'uburinganire Rwamureka yikorera hano Kimironko, ndabibona aho bakorera. Ndagira ngo mubaze mu bijyanye n'ihame ry'uburinganire byabo, kudatanga indongoranyo bishamikiye kubera gukobwa amafaranga, byo ntabwo bishobora kuba intandaro y'amakimbirane mu rugo. Umusore avuga ati nagutanzeho miliyoni nta n'igiceri cy'icumi bampaye, kandi inka narazitanze sinagira icyo ndonka. Kuko tuzi ko kera mu bukwe bwa Kinyarwanda
washoreraga inka yawe abasaza bakayishorera bakayizigira, igihe runaka nabo bakazashorera inyana yayikomotseho bakakuzanira indongoranyo, bigakomeza gushimangira ubumwe ya miryango yagiranye. Ese ubu ngubu kuba abantu bakwa amafaranga, rimwe na rimwe umwana akabuzwa uburenganzira kubera umusore yabuze inkwano, byo mubona bitaba intandamyi y'ibibazo by'amakimbirane? Murakoze, ntako nashaka kugira ngo mubaze. Twagira Yezu, ndagushimiye. Venanti yakumvise rwose. Venanti we umwanya ni uwawe. icyo ngira ngo mubwire nkurikije ibyo ngenda mbona, nanjye nsaba abageni nkasabwa abageni, ni uko mu kumvikana inkwano ahanini hari igihe bumvikana bakavuga bati uhera ku bihumbi aya n'aya ni ikimasa, hanyuma niwongeraho bikaba yenda niba yavugaga 300,000 akavuga ati ni ikimasa, n'ukwa 500 biraba ari inyana, turagusubiza 200 by'indongoranyo. Noneho abantu benshi bagahitamo gukwa ikimasa kuko aricyo baba bavuze ko ari makeya, kuko n'ubundi biba ari umugenzo kuvuga ngo bamusubije 200, ni ukuvuga ngo n'ubundi ni 300 yabahaye, kuko bahita bayamuhera aho ngaho, ntabwo bavuga ngo tuzayaguha ubundi. Birakorwa rero, birahari, ariko ndemeranywa nawe yuko aho batabisobanura ngo babisobanukirwe imiryango ibyumvikaneho, ni hahandi umuhungu azajya agumya avuga ati nanjye iwanyu hari indongoranyo yanjye nanjye bazayimpa, ugasanga harimo ikibazo cyo kugumya gukurikirana, umukobwa akaba yabikorerwamo ihohoterwa kubera yuko ngo iwabo batatanze indongoranyo. Ibyo byo ndabyemera, ariko ahenshi aho ngaho dusaba abageni n'aho dusabwa abageni uko bumvikana baravuga ngo aya ni ikimasa, ikimasa rero nta ndongoranyo ibaho, hanyuma yakwiyongera bakagerayo bamugabanyirizaho bakayamuha, ariko urumva n'ubundi bisa nk'aho byise ngo ni ikimasa bakoye. Kuri telefone nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya, dufite Igira uko ishaka. Igira uko ishaka we, Igira uko ishaka. Mwiriwe cyane ndabumva. Ye, urakomeye? N'amahoro, ni sawa namwe? Yego turaho. Uherereye hehe? Jewe mperereye i Bujumbura mu Kanganoro muri zone ya Gihosha. Ye, umwanya ni uwawe. Yego murakoze cyane, reka mbanze nshimire umutumirwa, nshimire namwe bw'abamenyeshamakuru mushoboye kuduha aka kanya. Yego natwe turagushimiye rwose. Hama dusimbije gato rero kuri icyo kibazo. Yego bandanya. Urabona ibijyanye n'inkwano nk'uko nacanditse ati karabaye akananira abahinga, bivanye n'ahariho nk'aha mu Burundi tugezaho, bivanye umuntu batuye ikarita atuyemo, ugasanga bagenda baravuga bati ubu utuye mu ikarita ikize gusumba iy'abakene niko inkwano zigenda ziraduga. Ugiye kureba rero ubundi bwo inkwano n'agashimwe ababyeyi bo ku muhungu bategerezwa guha abo ku mubyeyi w'umukobwa ariko utari umukobwa, ariko rero ubu basa n'ababigize bizinesi, bagize urudandazwa, kuko ugiye kuraba ukagenda nk'ahantu umuntu ukumva baguciriye par exemple nka 7 miliyo, ukiyumvira eske uwo muntu urabya yahembwa n'ayo mafaranga bamuciye kuba agashimwe koko cyane. Kandi ntitwibagire nk'uko umuhungu yavuze ati ni ukunganisha ibitsina byose, mu bisanzwe n'umuhungu aba yararezwe, ariko nk'uko nicyo ikirundi n'ikinyarwanda bivuga, ni uko agashimwe gakunze guhabwa ababyeyi b'iwabo n'umukobwa. Igira uko ishaka. Iyo bamaze gucira inkwano nk'uko ngo ni ikiguzi, bibaye ngombwa umukobwa akaba atakaza afise, ntiyigera abana neza n'uwo mugabo wiwe, kuko urumva aranashobora kumufata nabi mu gihe afise umutima woroshye uwo mugabo, akavuga ati jewe nsa n'uwakuguze. Igira uko ishaka. Yego ibyo ngibyo n'abandi babivuze, reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo n'abandi. Urakoze cyane. Nisawa, murakoze. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka duhe n'ijambo Ndayizeye Didier, noneho Igira uko ishaka na Ndayizeye umutumirwa aze kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo byombi.
Ndayizeye urakomeye? turaho turashima. Wowe uherereye hehe? Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Kinama. Yego, umwanya ni uwawe, uvuga ijambo rigufi. Ego, ijambo rigufi nashatse kunganira gusa, sinashatse kubandanya ibirebire. Ni ukuvuga yuko ino iwacu nk'aha duherereye, yego, mu bisanzwe twebwe dutanga icyo bita agashimwe. Yego, nta bintu by'ubuguzi. Ni ukuvuga jewe maze kubisoma aho hantu nkabona mu Rwanda, ni ukuvuga yuko abahungu ngaho ntibakirongora, baca batinya kugira ubugeni. ye urakoze cyane. Yego, radiyo ijwi rya Amerika. Venanti Nzabonimana rero aba ngabo wabumvise nabo? nabumvise. urumva iyo tuvuga ishimwe nabivuze nongere mbigarukeho, ishimwe rigenwa n'uritanga, ntabwo rigenwa n'uryakira. iyo bije uryakira akaba ari we ugena ibyo ugomba kumuha, icyo gihe biba bije ari igiciro, noneho ugasanga arakubwira ibyo udashoboye. Ikindi ni ukuvuga ngo mu byo Didi yavuga, mu by'ukuri abantu ubukwe buraba, abantu barashyingirana, ariko hari ubukwe bugiye bunyuranye. Abifite bashobora no gutanga ibya mirenge, na za nka twavugaga na ya miliyoni, ugasanga batanze imodoka, batanze iki, ubukwe bukaba ubukwe bukaryoha. Ariko kuri bo abifite, ubukwe ni umunsi wo kugira ngo abantu bahure, bicare, banywe, barye, banezerwe, baganire, mbega bagire ibirori. Abo ngabo ni abifite, kubera yuko inkwano n'ubundi kuri bo ntacyo zivuze. Amafaranga niba bayafite, urasanga banywa za champagne, urasanga banywa za whisky, urasanga bagira gute, ibyo kuvuga ngo urazana inka zingahe kuri bo ntacyo zivuze. Gusa ni ukuvuga ngo bafite bwa bushobozi bwo kuba bakubakira abana babo, izo tuvuga ko ari inkwano cyangwa se ari ishimwe, ni ibintu bisa nkaho ari ibyo by'umugenzo, kubera yuko bo ntabwo ari ukuvuga ngo barabikeneye kurusha abandi. Abatifite rero nibo bahura n'ingorane. Abatifite ni ukuvuga ngo wa muhungu niwe utari bubone ibyo akwije byo kujya gusaba wa mugeni. Wa mugeni nawe utifite ntari bubone ibyo gutwara ku muhungu. Usanga rero ababyeyi b'umukobwa hari igihe bavuga bati twebwe twakamuhaye ibi, ariko ubwo tutabifite reka umuhungu tumuce inkwano yigiyeyo ayazane abe ari byo tugura bya bintu. Ukibaza uti ese aho kugira ngo umuhungu ayazane nk'uko byigeze kuvugwa na Ngendahimana, umuryango w'umuhungu ntushobora kuza ukavuga uti dore ibyo dufite, yenda byarimo na bya bindi bagomba kwita inkwano, kuko n'ubundi nta kintu cy'ishimwe gisigara ku mubyeyi, n'ibyo mubwira. Bakazana ayo ngayo bagomba gukwa, n'umukobwa bakazana ayo bagomba kumushyingirana, bagashyira hamwe bakavuga bati bana bacu ngaho nimushake ibyangombwa byo kugira ngo mutangire urugo. Ibyo ngibyo nibyo byakabaye byiza, ariko kubera yuko tuvuga ngo ni umuco, turagumya tukavuga ngo ni inkwano, ngo ni ishimwe, kandi iryo shimwe uwo mubyeyi nta kintu asigarana cy'urwibutso. Yewe biruta nuko wafata ifoto ukagenda ukayiha umubyeyi ukavuga tuzajya unyibukiraho ko ndi umukwe wawe. ibyo ngibyo byaba koko bihinduye byinshi cyane no mu mitwe y'abantu. Nuko muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri telefone dufite Nizeye Jean Baptiste. Jean Baptiste we Mirindi muraho neza? Uraho urakomeye, uherereye he? Ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo, nk'uko wari umaze kubivuga nitwa Nizeyimana Baptiste. Yego.
ibitekerezo nabyumvise by'abambanjirije kandi n'umutumirwa nawe namwumvise rwose ibyo bavuze ntabwo njya kure hamwe nabyo. Mu Rwanda rwose inkwano ni nk'uko bagiye babivuga ni ikiguzi. Ntabwo ndatinya kuvuga, niba uzi mu karere muri kariya gace k'Umutara hatuma Kamirindi. Yego ndahazi neza. Hariya muri kariya gace wenda ngiye kuvuga niba mbeshya baza kunyomoza, ntabwo uwo ari we wese waje gusaba y'umugeni. Urabizi ko ari agace gafite inka nyinshi, bafite ubushyo n'ubushyo, ntabwo batinya guca inka mirongo. Yego. Burabyumva ko rero kugira ngo umuntu aje gusaba umugeni muri kariya gace bisaba wa wundi nyine n'ubundi uri muri ako gace ufite za nka kugira ngo ashize wamusabye ashobore kuzitanga. Ubwo kumva rero niba umusore yakundanye n'umukobwa waho adafite ubwo bushobozi ntabwo batinya kumumwima rwose agataha ntawahawe. Bakamumwima pe. Hanyuma reka bakamumwima rwose ku mugaragaro. Ni hahandi rero hashobora kuvaho ikintu kibi kijyanye no kuba umuntu yakishingira. Umukobwa niba yaramutse yakunze umukobwa, ababyeyi bakaja guca inkwano umurengera, bizaba ngombwa ko bagenda bibanire niba baramutse bashoboye kubyumvikana. Nizeye ndagushimiye cyane. Murakoze cyane n'abandi bamwe batanga ibitekerezo turi kumwe. Komera. Venani ndumva Nizeye azanyemo ikindi kintu yego ibyo abantu bifite twavuze, ariko noneho azanyemo n'ikintu cy'uturere, ukuntu natwo dufite imigenzo itandukanye. Byo nibyo. Ni ukuvuga ngo inkwano ijyana n'uko umuntu yifite, n'ibyo nahoze mvuga, ariko hakaba hari inkwano kera urabizi inaha ngaha hari abemera inkwano z'amasuka, hakaba hari abemera iz'inka, hakaba hari abemera n'iz'amafaranga. Ni ukuvuga rero ngo akarere gafite umuco uyu n'uyu karawukomeza. Bikaba bivuga yuko nk'uko nize yari amaze kubivuga, mu minsi yashize hari inkuru yahise mu binyamakuru hano mu Rwanda ivuga yuko hari umuhungu wari burongore bagomba kujya gusaba, hanyuma bagerayo bakababwira ngo bavuze ngo 500 yatanze ni bikeya, ngo ntabwo byagura n'inka ebyiri. Ibyo byaravuzwe birasakuzwa, abantu baravuga batese biracyashoboka, ahubwo twebwe tukavuga tuti umukobwa yagumye kubaha iwabo, aho ngaho wenda niho ruzingiye. Umukobwa yagumye kubaha iwabo, ntiyarwanirira uburenganzira bwe, kuko iyo aburwanirira niba yari yarakunze umuhungu yashoboraga kuba yaramusanze batamukoye, yenda bukeye bwaho akaba yavuga ati ni umugabo wanjye reka musange. Icyo gihe yari kuba ari urwaniriye uburenganzira bwe. Bivuze yuko niba yarakunze kubaha ababyeyi be yagumye mu rugo, n'umuhungu nawe aragenda, ubwo azajya abibu baravuga ngo ni ukwikoca, azajya kwikoca ashake uwundi. Nibyo nagiye kubaza niba umukobwa yaragumye iwabo. Ku bintu bijyana n'intuza na kera na kare byagiye bibaho, abanyarwanda bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Ni ukuvuga ngo urukundo muri iki gihe nirwo rwazanye ubwo burenganzira, na leta ishyiraho amategeko y'uko inkwano iramutse ibuze ritabuza abakingirwa gushyingirwa. Ariko ubundi na kera na kare iyo wabaga uri umuhinzi ugomba kujya gushaka umugeni mu borozi, nta nk'ufite, keretse iyo babaga bagufitiye urukundo rudasanzwe bakaguha umugeni w'ubuntu. Ariko ubundi wagombaga kugenda ukabanza ugatenda, ukabayo kwa sobukwe, ugakora kugeza igihe uzabonera ay'inka, donc imizizi yawe ingana n'inka, noneho bakemera bakagushyingira. Urumva rero ni nayo mpamvu bajyaga baca umugani bavuga ngo wajyaga mu bajiji wari umujiji. Ni ukuvuga ngo wagiye mu bantu bifite, ni kimwe n'abanyamafaranga inaha ngaha muri Kigali. Umwana niba agiye akababwira ati dore fiyanse, bagasanga ntibamuzi muri ba banyamafaranga bandi bafite, baramubwira bati ariko so umuntu ni uwahe?
ibyo nabyo ni irindi vangura ribaho. Icyo gihe bakaba bamubuza kubana nawe kubera yuko umunsi bagiye gusabayo ntabwo azaba akwiza ngo abahe ibyo bashaka. Icyo gihe rero ugasanga noneho umuntu aratinya kurongora umukobwa wo kwa runaka bafite amakamyo iwabo agenda n'amaguru, akumva ko atabishobora, akanavuga ati sinabona naho muhera. Aho ngaho rero ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo bavuga ndagenda cyumva kandi gifite ishingiro. Mu kanya uvuze gukwa amasuka, nibuka yuko nimba ari muri 86 1986 leta yaciye iteka ko inkwano igiye ku masuka 3. Icyo gihe byateye akantu mu banyarwanda benshi ntabwo babyakiriye neza mu magambo makeya. Ubu ngubu none amasuka baracyayakwa? Ni ukuvuga ngo naho biterwa n'abantu, kuko hari umworozi wumva ko isuka igeze mu rugo iwe yaca inka. No bitwa yuko yaca inka akaba atakwakira isuka. Barahari, ariko ni umuco wabo nyine, uko bakuze niko babizi. Ariko mu itegeko ubundi barabivuga yuko iryo itegeko teka rya minisitiri w'ubutabera bavugamo ubanza nabo ari amasuka 3, bakavugamo amafaranga 1000, nako bakavugamo inyana y'ibihumbi 15 cyangwa se 15 cyangwa se inyana, ariko n'amasuka bayavugamo. Ni ukuvuga rero ngo hari ahantu henshi bakwa isuka, cyane cyane nk'ifatarembo, inka y'ifatarembo ikaba ari isuka. Ariko ubu ngubu abantu baragenda babihindura, bakabihinduramo amverope y'amafaranga, bakavuga bati tutajya mu rugo batemera isuka iyo batabajije. Yewe iyo ngiye gusaba ahantu ndabanza nkabaza nkamenya ko isuka bayemera cyangwa batayemera. Iyo batayemera tuyisimbuza, kuko nta nka ziba zihari, tuyisimbuza amverope runaka, kandi ntabwo byari byateza ikibazo. radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhamagare Uwizera Norbert. Uwizera we, ndakumva. urakomeye? Ndakomeye. Uherereye he? ubu ngubu mbereye Nyamasheke. Nuko umwanya ni uwawe. Ndewe ukuntu mbyumva ku bintu bigendanye no gukwaha, nubwo ndi Nyamasheke ariko Nyamasheke ntabwo ari iwacu, ni uko ndi Nyamasheke kubera ko ariho ndi gukorera. Yego. Ariko nko muri kano gace ndimo hari ibintu nyine udashobora kumva nyine mu bitangazamakuru, nubwo mu gihe gito maze ntaratohoza amakuru yabyo neza, bitewe kuno usanga nyine ibintu byarabaye nk'umuco nk'ahantu. Ubu ngubu muri kano gace amakuru ngenda numva ni uko ibintu byo gukwa amasuka, baracyakwa amasuka, cyangwa waba ugiye gukwa bakagutegeka agaciro runaka k'ibintu ugomba gutanga. Nimba nta nka wenda ufite y'ibintu nka 200 cyangwa 300, bakagutegeka amafaranga runaka, wenda mukavugana niba ari 500, bitewe bakagenda ugasanga hamwe bakavuga ati umukobwa wacu twamuheye ishuri, bakagenda babaranga bakavuga ati umukobwa wacu akiga nko muri primaire, urugero hari ibisori byamugendagaho, twajaga tumupfunyikira ibisori ngo agiye ku ishuri, bitanga mu mirivane na gutya. Njyewe nkibaza ese nimba batangira kudetaya ibintu byamutakayeho, katubare nka minerivare baba baramutanzeho, ese twebwe bahungu natwe baba bagiye badutangaho minerivare, ese ibyo byose buri ruhande rumwe bagiye badetaya, cyangwa buri wese akazana detayi ya buri kimwe cyose cyagiye gitakara kuri buri mwana? Amaherezo yazaba ari ayahe? Ko ahantu nyine usanga ibintu byo gukwa, nk'ubu ubushobozi bwagiye buba buke, ugasanga aho kugira ngo bafashe bashyigikire urugo rugiye kubakwa rushyashya. Norbert, urakoze cyane. Hinera aho ngaho igitekerezo cyawe, urakoze. Yego. Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, duhamagare na Rugwiro Chris Khalifa. Rugwiro, ndabumva cyane Voice of America. Urakomeye? Ndakomeye cyane, ni amahoro. Ni amahoro. Wowe uherereye he? Njye
mperereye Burera mu Rwanda. Burera mu Rwanda. Yego, mu majyaruguru. Mu majyaruguru y'u Rwanda. Umwanya ni uwawe, ariko mu magambo magufi. Ikibazo cy'inkwano by'urebye kirazamuka cyane ugereranyije urebye pe. Idusobanuriye twabyumvishe neza, ariko ikibazo aravuga ngo abakobwa nyine ngo byahuzweho, ariko urabona ubu ngubu ibintu yuko bikomeye cyane, urabona gushaka ubuzima n'iki. N'abahungu natwe tuba twararezwe, ntabwo tuba twarorowe pe. Urebye natwe tuba twararezwe, none amafaranga arazamuka cyane, urumva yuko ni ibintu bikomeye cyane. Ku nkwano barayadutwara tugasigara natwe. Rugwiro, urakoze, ndagushimiye igitekerezo cyawe. Umutumirwa Nzabonimana Venanti ni umuyobozi wa Rwamurek, umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore. Noneho twanzura iki kiganiro. Yego, urakoze cyane Rugwiro. Twanzura iki kiganiro Venanti, umwanzuro wabuye. Umwanzuro kuri jewe ni uko nsanga ko abashyingirwa ni abantu babiri. Kurambagiza ntibikiriho bya kera, nibo bahura bakumvikana, ahasigaye bakabwira ababyeyi bati dore turateganya dufite umushinga nimudufashe. Abo bashyingirwa nibo bakwiye kwicara bakagena niba hari impano bagomba guha ababyeyi babo. Umwe agaha umubyeyi w'umuhungu, umuhungu agaha umubyeyi w'umukobwa, cyangwa se bakabifatanya. Bamara gukora gutanga iryo shimwe, ababyeyi imiryango bakayikoranya, bakavuga bati abana batugejejeho umushinga, none ubwo batugejejeho umushinga twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubashyigikira. Bakaba bahera aho ngaho, utanze iki utanze kiriya, ariko noneho bikaba ibyo gushyigikira abana. Ntibakore ibyo guha umwe ngo undi bamureke, kuko uwo bahaye byinshi ni ukuvuga ngo baba bamuhaye imbaraga zo gukandamiza undi, akiyumvamo ububasha atagomba kugira bwo kugira ngo uburenganzira bwa mugenzi we buhonyore. Ndibaza rero yuko kugira ngo uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwe, ari ubw'umubyeyi ari n'ubw'abana, bose abo bana bakwiye kwicara bakaba aribo bagena ishimwe ry'ababyeyi. Noneho ababyeyi bakakira icyo babahaye, ntibakire bavuga ngo bagononwa ngo bavuge ngo muduhaye bikeya. Ndumva ariwo mwanzuro natanga, kandi noneho si ukuvuga ngo byajya mu itegeko, kuko itegeko nk'uko nahoze mbikubwira hari iririho ariko ntirikurikizwa, ahubwo byakanyuze mu guhindura imyumvire y'ababyeyi, imyumvire y'abagabo n'abagore, bakava kuri cya kintu cyo kumva ko umukobwa azakoshwa menshi cyangwa se umuhungu agomba gukoshwa amafaranga ya nayo. Noneho ari umuhungu akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we, n'umukobwa akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we. Uwo ni wo mwanzuro numva natanga, watanga amahoro, ndetse ukaba watanga no kubahiriza ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bashakanye. Cyane cyane yuko urugo nyine ari n'urwa babiri, ntabwo ari urw'umwe. Ntabwo ari urw'umwe. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Akantu mu isogonda imwe rukumbi, ibi bintu byaba bifite ingaruka mu kubaka abasore n'inkumi batinze, kuko bisigaye biriho abantu baratinda gushaka. None iyo udafite icyo utanga ntujya guhaha, wajya guhaha ugasanga baramutwaye. Ntabwo wajyaga wumva indirimbo bavuga ngo yagiye i Bugande gushaka amafaranga yo kuzagura inkwano, yaza agasanga bongeyeho 8,000 bashyiraho n'inyana y'igaju. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ni uko nguko nyine, aravuga ngo henga njye kuyashaka, yajya kuyashaka agasanga uwifite ejo yamutwaye, cyangwa se agasanga yabyaye mu kimwe. Bye dukurikije bya bindi twavuga ko abantu biheba rimwe bakishora no mu busambanyi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nzabonimana Venanti, ndagushimiye cyane.
nibutse yuko uri umuyobozi wa Rwamurek, umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo. Inshuti zacu namwe mwese ndabashimiye cyane, mbashimiye ko mwaje muri benshi muri iki kiganiro, mukomereza aho ngaho. Icyo gusa iki kiri ikibazo abakobwa n'abagore, reka ntabwo nzi aho muba rwose, murakarama.